Mbese ujye kanguka mu gitondo wakwegura umutwe bikanga ukavuga uti ubu koko ngiye kubyuka njye muri kariya kazi kantera stress za buri munsi, ukavuga uti wampa amafaranga nabyihorera rwose akazi nkakavamo. Waba uterwa ubwoba no gutekereza gusa yuko ugiye kujya mu kazi? Wari uzi ko se ubwo bwoba bufite izina? Abahanga babwise ergophobia. Ergophobia ni ubwoba bwo gutinya akazi. Ergophobia ni indwara y'ubwoba bwo gutinya akazi cyangwa se gukora muri rusange. Ikaba iterwa n'impamvu zitandukanye zikubiyemo ibikomere umuntu yagiriye mu kazi nko gutotezwa, gukorerwa ivangura n'ibindi bikamuhahamura cyangwa bikamutera kuzinukwa akazi no kugatinya, ntashyire imbaraga mu kuba yanashaka kandi mu gihe atakigafite. Ibyo bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye burimo bw'umuryango w'Abanyamerika witwa Anxiety and Depression Association of America hamwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya SRM Institute of Science and Technology. Bugaragaza ko ubwoba bwa ergophobia umuntu ashobora no kubuterwa n'izindi mpamvu zirimo amakimbirane yigeze kwisangamo mu kazi, kuba yahabwa inshingano nyinshi zikamuremerera zigatuma adatanga umusaruro yari yitezweho n'ibindi. Nanone izo nshingano zishobora guhurirana n'ubuzima bwe bwite nko kwita ku nshingano zo mu rugo, kurera abana n'izindi. Ergophobia ishobora no guterwa n'amabwiriza akakaye y'imbere mu bigo bitanga akazi, kuko nayo agira uruhare mu kunaniza umuntu mu marangamutima ku buryo agera ku rwego rwo kwibasirwa n'agahinda gakabije no kugira umujagararo uhoraho aterwa n'akazi, bikamukururira kuzinukwa burundu ibijyanye n'akazi. Nanone kutabona ibyo umuntu akeneye ngo akore akazi uko abishaka no gukorera ahantu hashyushye cyane buri munsi biri mu byatuma umuntu azinukwa akazi, bikamuviramo uburwayi bwo kugatinya. Abantu nkanjye bakunda gukora ari bonyine mu buryo bwabo, bamwe bakunze kwita aba introvert, nibo baba bafite ibyago byinshi byo kugira ubwoba bwa ergophobia kuko bagorwa no gukorana n'abandi. Urwaye ergophobia bimugiraho izindi ngaruka zitandukanye zirimo kwibasirwa n'ubukene, kuko ubwo burwayi bumutera gutakaza akazi mu buryo bworoshye, bityo ntabashe kugira uburyo buhamye bumwinjiriza amafaranga amufasha mu buzima bwe bwa buri munsi. Abashakashatsi bagira inama ibigo bitanga akazi gushyiraho gahunda zorohereza abakozi, nko kureka abakozi bagakora akazi ahantu habanogeye mu gihe bishoboka, kudashyiraho amasaha y'akazi abangamira abakozi, no kutabahoza ku nkeke kuko ibyo bibatera imihangayiko nayo ikabatera kugira ubwoba bwa ergophobia butuma batinya akazi. Umuntu urwaye ergophobia agirwa inama yo kwisunga inshuti n'abavandimwe n'abandi bantu yizera, hakubiyemo abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe, bakamuganiriza kandi bakamufasha kumva ko atari wenyine. Ureke bya bindi byanyu muhita mutangira gushyira umuntu urubanza, ngiyo ni imiteto.